Ibanga ryari riteye ubwoba mu bwami bw'u Rwanda. Kuki Umugabekazi yanyweshwaga? Banyarwanda, nshuti za Karinga Media TV, murakaza neza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ibanga rikomeye ryigeze kubaho mu bwami bw'u Rwanda. Ni ibanga ryavugwaga buhoro, rigatinywa kuvugwa mu ruhame, ndetse rikamenywa n'abantu bake cyane. Tekereza ibi: umwami w'u Rwanda amaze gutanga, ingoma zose zicecetse, abiru bateranye mu nama y'ibanga, rubanda ruri mu gahinda, igihugu cyose kiri mu rujijo. Ariko hagati muri ibyo byose hari undi muntu wari utegerejweho guhura n'iherezo riteye ubwoba. Uwo muntu ni nyina w'umwami, ni Umugabekazi. Kuki byabaga ngombwa ko nawe apfa? Kuki urupfu rw'umwami rwakurikirwaga n'urw'Umugabekazi? Ese byari umugenzo, byari itegeko, cyangwa hari andi mabanga yari yihishe inyuma yabyo? Muri iyi nkuru tugiye kwinjira mu mabanga y'ibwami, tumenye uruhare rw'abiru, dusobanukirwe impamvu Umugabekazi yagirwaga umwe mu bantu bakomeye kurusha abandi mu gihugu, ndetse tunarebe uko Kanjogera yabaye umwe mu Bagabekazi bacitse uwo mugenzo wavugwaga mu gihugu hose. Niba ukunda amateka y'u Rwanda, kanda like, subscribe, maze dutangire urugendo rudasanzwe. Umugabekazi ubundi yari muntu ki? Iyo bavuga Umugabekazi, hari abantu batekereza ko yari nyina w'umwami gusa, ariko siko byari bimeze. Mu bwami bw'u Rwanda, Umugabekazi yari mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane. Yari umubyeyi w'umwami, ariko kandi yari inkingi ikomeye y'ubutegetsi. Yagiraga abamukorera, yagiraga ubutaka, yagiraga abamushyigikiye, yagiraga ijambo rikomeye mu byemezo byinshi by'ibwami. Hari n'igihe yashoboraga kugira uruhare mu rugamba rwo kumenya uzasimbura umwami. Ni nayo mpamvu bamwe mu banyamateka bavuga ko ubutegetsi bwari bushingiye ku nkingi eshatu zikomeye: ingoma Karinga, umwami n'Umugabekazi. Izi nkingi uko ari eshatu zagombaga gukorana. Iyo imwe muri zo ihungabanye, igihugu cyose cyashoboraga kujya mu bibazo bikomeye. Niyo mpamvu Umugabekazi atafatwaga nk'umubyeyi usanzwe, yafatwaga nk'umuntu ufite imbaraga zikomeye mu gihugu. Kugira ngo dusobanukirwe neza aya mateka, tugomba kubanza kumenya abiru abo ari bo. Abiru bari abanyamabanga bakuru b'ibwami, bari abarinzi b'umuco n'imihango y'ubwami. Bari bafite amabanga menshi cyane atari yemerewe kumenywa n'umuntu uwo ari we wese. Iyo habaga ikibazo gikomeye mu gihugu, abiru nibo bagiraga uruhare mu kugena igikurikira. Iyo umwami yatangaga, abiru nibo bagombaga gutegura imihango yose yakurikiraga urupfu rwe. Rubanda rushobora kuba rwari mu cyunamo, ariko bo bagombaga kureba kure, bagombaga kureba
uko igihugu gikomeza kubaho. Bagombaga kurinda ko habaho amakimbirane y'ubutegetsi, bagombaga kurinda ko habaho urunturuntu rwashoboraga gusenya ubwami. Ni muri urwo rwego havukaga imigenzo myinshi y'ibanga, kandi umwe muri yo ni uwo kunywesha umugabekazi. Kuki umugabekazi yanyweshwaga? Nk'uko amateka amwe abivuga, urupfu rw'umwami ntirwafatwaga nk'urupfu rw'umuntu gusa, rwafatwaga nk'iherezo ry'igihe runaka. Iyo umwami yatangaga, habaga hagiye kuza undi mwami, hakaba hagiye gutangira ibihe bishya. Abiru bumvaga ko umugabekazi wari nyina w'umwami cyangwa se nyina w'umwami watanze atagombaga gukomeza kubaho muri iyo ngoma nshya. Hari umugani uvuga ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Hari n'undi mugani uvuga ngo ibikundanye birajyana. Bityo rero bamwe bumvaga ko umwami na nyina bagombaga kujyana. Ariko kandi hari n'indi mpamvu ikomeye kurushaho. Politiki y'ibwami. Tekereza umugabekazi wari ufite abantu benshi bamushyigikiye, ufite umutungo, ufite ijambo rikomeye, ufite amateka n'icyubahiro. Iyo umwami mushya yimaga ingoma, uwo mugabekazi yashoboraga gukomeza kugira uruhare rukomeye mu miyoborere. Ibyo byashoboraga guteza amakimbirane, byashoboraga gutuma habaho amatsinda arwanira ubutegetsi, byashoboraga gutuma habaho umwuka mubi mu gihugu. Ni nayo mpamvu rero bamwe bavugaga ko uwo mugenzo wari ugamije gukumira ibyo bibazo mbere y'uko biba. Aya niyo mateka akunze gutera abantu benshi amatsiko. Iyo umwami yatangaga, yaba azize uburwayi, yaba azize urugamba cyangwa izindi mpamvu, abiru bahitaga batangira imyiteguro y'imihango y'ibwami, nk'uko amateka amwe abyerekana. Amateka amwe yerekana ko umugabekazi yashoboraga guhabwa uburozi bugatuma apfa vuba. Hari n'inkuru zivuga ko hari ubundi buryo bwakoreshwaga mu ibanga rikomeye. Icyakora ibintu byinshi byabaga mu bwiru, nta nyandiko nyinshi zasigaye zibisobanura ku buryo burambuye. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi iki gice cy'amateka kigikomeje guteza impaka n'amatsiko. Ikizwi ni uko ibyo byose byakorwaga mu ibanga rikomeye. Rubanda ntirwabaga rubyemerewe. Nta muntu usanzwe wagombaga kuba cyangwa se kubaza ibyabaye. Nta wagombaga gusobanurirwa birambuye ibyari byabereye mu bwiru. Iyo bavuga abagabekazi bo mu mateka y'u Rwanda, izina rya Kanjogera ntirishobora kubura. Kanjogera yari umugore w'umunyembaraga kandi ufite ijambo rikomeye. Yagize uruhare rukomeye mu byabaye ku Rucunshu. Nyuma y'ayo makimbirane, umuhungu we Musinga yimye ingoma, aba Yuhi wa gatanu Musinga. Icyo gihe Kanjogera ntiyari akwiye kunyweshwa. Impamvu yoroshye, umuhungu we yari akiri ku ngoma.
Bityo rero Kanjogera yaje guhabwa izina rya Nyirayuhi, akomeza kugira ijambo rikomeye ibwami, ariko amateka ye yaje gufata indi ntera igihe Musinga yaje gukurwa ku ngoma n'ubutegetsi bwa gikoloni. Yaciriwe i Kamembe, ajyanwa i Moba muri Kongo. Kuva icyo gihe amateka ya Kanjogera yabaye urujijo. Hari byinshi bitazwi ku minsi ye ya nyuma. Ese yapfiriye he? Ese yapfuye ate? Ese yaba yaranyweshejwe nk'abandi bagabekazi nyuma yaho? Nta gisubizo gifatika amateka yaduhaye. Ni amwe mu mabanga yakomeje gutera amatsiko kugeza uyu munsi. Iyo umuntu yumvise aya mateka bwa mbere ashobora kuyabona nk'ikintu gikabije, ariko tugomba kwibuka ko abantu bo muri ibyo bihe batekerezaga mu buryo butandukanye n'ubwo dutekereza uyu munsi. Bityo rero amateka y'u Rwanda aracyafite amabanga menshi ataramenyekanye neza. Wowe icyo usabwa ni ukujya udukurikira, ubundi tukakuvira imuzi n'imuzingo byinshi byaranze amateka y'u Rwanda. None se ubundi wowe ubitekerezaho iki? Ese kunywesha umugabekazi byari umuco wo kurinda igihugu cyangwa? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi niba ukunda amateka y'u Rwanda kanda subscribe kugira ngo tutazacikanwa n'izindi nkuru